Muraho neza, amazina nitwa Ntakirutimana Eric, yego ndabakunda nkuko dusanzwe tuganira ijambo ry'Imana kuri YouTube, yitwa ngo Live for Christ Alone, yego baho ku bwa Kristo wenyine, nicyo bishatse kuvuga. Hanyuma uyu munsi hari icyo nifuje kuganiriza abakunzi banjye bajya bankurikira, yego hari ikintu bita kubabarira, yego kubabarira. Muri iyi si duhura n'ibibazo, ugasanga umuntu yagukoshereje, rimwe na rimwe inshuti yawe ugasanga yakubabaje, ntabwo wari ubyiteze, yego ntabwo wari ubyiteze, ariko wabyisanzemo irakubabaje, hanyuma ukumva no kubabarira bigize gute birakugoye. Ariko ndagira ngo mubwire ngo impano yo kubabarira ni impano nziza, kuko iyo ubabariye wa muntu wowe urabohoka noneho cyane, naho utamubabariye nibwo ukomeza urwana n'umutima, ibibazo bikiyongera. Iyo umubabariye urabohoka, ushobora no kumubabarira atagusabye n'imbabazi, ukumva umubabariye. Hari igihe biba ngombwa ko umuntu atagusaba imbabazi, hari n'igihe ashobora no kuba yanazigusaba ariko bikaba ngombwa ko yenda ata communication cyangwa se ubusabane bwanyu nyine bwari kuke, mubona nuko muvugana, ariko umutima wawe ugakwiyakira wa muntu mubabariye, kandi wirememo icyizere, wirememo imbaraga, wirememo ibyishimo, kuko ibibazo byo ntabwo bizabura, yego. Kandi icyo nicyo nifuriza buri muntu wese, iyo burya wababariye nibwo utangira kumva ubayeho neza cyane, yego. Birakomeye, biragoye, yego, ariko reka tubyige mu buzima bwacu, reka tubyige. Intego zawe uzikomeze, komeze ukore, ikigushimisha ugikore, yego. Ariko muri ibyo bigushimisha ujye unareba ese iki kintu nubwo gishimishije Imana yaracyishimiye, kubera ko ntabwo turiho ku bwacu, ahubwo turiho ku bw'umugambi w'Imana. Imana yaturemye kugira ngo tuyihimbaze, kugira tuyishimishe, iyo tube mu buzima bunezeza, yego. Rero kubabarira nicyo nifuriza buri muntu wese. Ndabakunda, turi kumwe ibihe byose, Imana ibashoboze.